karere ka Gicumbi n'abaturage benshi ntabwo bafite amashanyarazi. Ni zihe mpungenge wamaruka babwira no wenda ushaka kugira ngo afite umurasire wa Mobisol imvura iragwa nk'uyu munsi imvura yaguye ariko izuba riraje uwo muntu imvura yaguye umurasire waba ugikora ubamane impungenge abanyagicumbi bafite icyo kibazo. Abamara impungenge yuko umurasire wacu urizewe ushobora kumara hagati y'iminsi 4 n'5 turi mu mvura nta kibazo kirimo. Mwagiye mubibona ku mamodoka yacu yuko amatara yagendaga yaka nubwo imvura yabaga iri kugwa. Ni ikibemeza ko n'ubundi umurasire wacu imvura yabigwa uzahora ucanye nta kibazo. Akandi karusho nuko muri Tour du Rwanda twabazaniye promotion yitwa twakuzamuye mu ntera. Iyi promotion no kuvuga ngo twari dufite umurasire wa wate 40 na televiziyo ya pulse 22. Ubu ngubu dufite wate 50, televiziyo 24. Nuvuga ngo twayongereye ubushobozi ndetse dushyira na televiziyo nini cyane, ariko umurasire igiciro nticyahindutse. Ni 45,500 byifata buguzi ugacana tukakora installation ku buntu ugakomeza ugenda wishyura gake gake bitewe nuko ubushobozi bwawe bigenda buboneka. Nuko ngo kuri uwo murasire uri muri promotion ya Tour du Rwanda atangira yishyura 13,000 ku kwezi, ariko bivuze ngo 13,000 ashobora kutabibonera umunsi umwe akaba yabasha kubona 200, 500, 300 yose aracana muri Mobisol. Twabashyiriyeho uburyo bworoshye bwo kwishyura, ntago bigombera kujya ku ishami ryacu. Icyo usabwa nuko ukoresha mobile money. Hari uburyo bworoshye cyane bwo gukoresha mobile money ukahita ubona handitse umurasire wa Mobisol ukishyura ugakomeza akazi kawe nta kibazo. Ikibazo cyanyuma tugenda noneho umuntu ashaka kumuvuye Kigali nibyo, ariko hanga mu ntara mujye mufite abantu bafasha ku mirasire. Yego nkangaha muri Gicumbi dufite ishami ryacu riri hano muri gare, batwegera tukabafasha. Ndetse sinangombwa kuva mu rugo kuko ihamagaye 2, 3, 4, 5 umurasire tukugezaho aho waba uri hose mu gihugu.